ni imwe mu ndirimbo iri muri CD iri mu ikorwa muri Amerika. Ndibuka ijoro Imana impa iyo ndirimbo hari nka saa 8 z'ijoro, mbona mpagaze ahantu ku rutare runini cyane, noneho ngiye kureba ibirenge byanjye mbona bifashwe. Urabona iyo wakandagiye hasi ugafatwa, ngiye kureba mbona mpagaze mu kintu gisa n'amaraso, nshatse gushingura ukuguru biranga. Noneho mbona umuyaga uraje wavaga imbere, shaka kunkubita ngo nkure kuri urwo rutare. Uraza, wari umuyaga mwinshi cyane urankubita, wari umuyaga uturutse imbere. Nkagenda ariko singwe. Noneho numva ibintu bihinda cyane bisuma byinshi, cyaka kwifata ugutwi ngo numve neza, nkuyeho nsanga hariho amaraso. Numva ijwi rimbwira ngo urashikamye muri njyewe. Nari ndangije amasengesho y'iminsi 7. Mbona ingabo zahagurukiye ubuzima bwanjye kundwanya imyaka 7 ishize. Zari nyinshi cyane mu buryo nazirebesheje amaso ngira ubwoba, kuko zari zigabuyemo imitwe 4. Imbere yanjye hari igitero ntashoboraga kubara umubari wacyo. Mpindukiye inyuma sanga hari ikindi gitero kingana n'ikiri imbere. Ndebye iburasirazuba cyangwa se iburyo bwanjye mpasanga ikindi. Ndebye ibumoso mbona ikindi gitero. Noneho ndahagarara, numva ngize ubwoba. Muri nge ijwi rirambwira ngo humura, ni intambara urwanya imyaka 7 kandi yarangiye. Bajije Imana, ndavuga ati se Mana byagenze gute? Ngo nuko washikamye mu masezerano yawe. Bene data, niho nasobanukiwe ikintu bita urukundo rw'Imana. Ndarukunda kandi ndarubwiriza, ariko narwumvishe mu bundi buryo. Imana itweretse uburyo iturinda, benshi twayiha burundu. Imana itweretse urukundo dufitiye. Hari ibintu byinshi bidafite akamaro twavamo. Imana itweretse ibintu byinshi, irinda imiryango yacu, ikaturinda aho duciye hose. Ikabikwereka, ikaguhishurira amaso yo mu mwuka. Hari ikintu gikomeye mu buzima bwawe cyakorekamo, kandi hari undi mugambi, hari n'ukundi guhitamo wakongera guhitamo.